umukobwa warambagijwe yambara sipurese akajya no gushyingirwa yambaye sipurese akabona umugabo yambaye sipurese. wari wambara se twari twavuma umukenyeze neza. akari kaba abavuganye n'Uwiteka ni muhumure. nari mvuze ngo nta kari kaba niko indirimbo yanjye yitwa. abavuganye n'Imana ni muhumure. ubwo igukoreye icyo ngicyo hari n'ikindi gisigaye. mwari mwashima se? Tangarisha ko akari kaba ababiti byavuzwe n'Imana nimukomeze imbere niyo yakora kimwe gusa cyahindura ubuzima bwawe. Kimwe gusa niyo yakora kimwe gusa cyahindura ubuzima bwawe. tumaze iminsi tuvuga ibyo Imana yakoze abandi bati yakoze ibirenge ariko mbatangarisha ko akari kaba ababiti byavuzwe n'Imana mwebwe mukomeze imbere niyo yakora kimwe gusa yahindura ubuzima bwawe. Kimwe gusa niyo yakora kimwe gusa yahindura ubuzima bwawe. Imana irabishoboye ibintu byose biri mu biganza byayo iyo ibishatse irabikora. Ikashira icyo kimwe yamukoreye cyahinduye izina rye. Imana irabishoboye ibintu byose biri mu biganza byayo iyo ibishatse irabikora. ayo mashyi murayambera Uwiteka. niyo yakora kimwe gusa kandi Imana irabishoboye. Imana ishimwe data we. kwa Buramu warabikoze Sara ntiyarakeneye byinshi wakoze kimwe gusa mu bantu kiramenyekana amajwi yaramuri mu matwi yose araceceka. Kimwe gusa umukoreye kimwe gusa gihindura izina rye. Kimwe gusa umukoreye kimwe gusa gihindura ubuzima bwe. kwa Buramu warabikoze Sara ntiyarakeneye byinshi wakoze kimwe gusa mu bantu kiramenyekana amajwi yaramuri mu matwi yose araceceka. Kimwe gusa umukoreye kimwe gusa gihindura izina rye. Kimwe gusa umukoreye kimwe gusa gihindura ubuzima bwe. Imana irabishoboye ibintu byose biri mu biganza byayo iyo ibishatse irabikora. Wamugore wahuye na Yesu kw'iriba akamuha amazi y'ubugingo inyota y'ibyaha igashira icyo kimwe yamukoreye cyahinduye izina rye. Imana irabishoboye ibintu byose biri mu biganza byayo. ayo mashimo yamumbere maze yakoze byinshi imwe gifata niremera ariko bagezeho nyanja babonye ibibaye barumirwa. Abisirayeli bambutse batagira kuririmba. Imana we irabishoboye ibintu byose biri mu biganza byayo. Imana ishimwe ibishatse irabikora. Nakinanira Imana
ikora ibiki ubwo ishatse nibwigira hey uyibishatse irabikora. Ayo mashimwe yakomeye Imana abantu mwese muri aho hakurya. Imana y'ibishatse igira ite irabikora. Mumwikirize nawe yamukoreye kimwe gusa, yakoze kimwe gusa kwa mama Nawomi. Haleluya haleluya irabikora. Umukobwa warambagijwe yambara sipurese akajya no gushyingirwa yambaye sipurese, akabona umugabo yambaye sipurese. Guma irabishoboye irabishoboye. Niyo yakora bingahe nta kari kaba. Abadayimoni bajya bigaya banisuzugure n'ikindi gihe. Hejuru y'imbaraga z'abakonikoni hari imbaraga z'Imana, hejuru y'imbaraga z'abarozi hari imbaraga z'Imana. Ngo barazinga, ngo barabicirira, ngo barabigira hehe. Imana izajya ibihora ihangiza mukubitane mu nzira basanga uri muzima nta kintu wabaye. Komera Imana amashyi ntabwo ari kimwe gusa nta karaba. Wari wambara se twari twavuma umukenyeze neza. Rero mama Nawomi rero turakundana, nangiye kuririmba indi ndirimbo ariko namwe ati mbabarira, urabizi ko utandirimbiye mu bukwe icyo gihe ntiwari uhari. None mbabarangiza Imana ndakubonye, ririmba indirimbo ivuga ngo Imana ngo umunsi Imana yakwibutsa aho utuye bazabimenya. Nyiririmba cyangwa haleluya haleluya haleluya. Umva reka mbabwire, mbarutse Iburasirazuba n'abanyamakuru baje, maze iminsi mbabwira ko maze iminsi Iburasirazuba nzenguruka, ariko uyu nguyu nubwo nkora ku biganiro bitandukanye kuri YouTube mukunda kumbona, n'uwo muzambona muri iyi minsi ndi kubiyepeta n'abana banjye bari kubiyepeta kugira ngo umwana wanjye azajya muri segonderi yatsinze terokome, n'uwo bari kurepeta muzambibona. Uyu nguyu niwe wakize kuri YouTube bwa mbere aramanurira, uyu niwe wakize kuri YouTube bwa mbere araririmba. Yari yaje kuri paruwase yanjye araririmba umusimana yakwibutsa utuye. Niyo mpamvu n'ubu nicaranye n'umushumba bari kumamagara nkatamira inkoko nkayimecura nta shuri kubera yasagasha. Mana we data we Saverina rero urumva ko basaba indirimbo mukunda namwe muragura nyine nawe urabyumva. Ndamukunda ni umwana mwiza avuga Imana neza. Nture n'undi mufana baye nka data ibintu birakaze. Oya mureka tuvuge Imana igishaka kibe, niho hahandi Imana yaratwirereye turakura, Imana yaraturengeye, abo tungana barapfuye, twe tukiriho. Rero mureka tuvuge Imana neza. Abanshyigikiye ngo tuvuge Imana neza mvuga cyane ngo amen. Yesu we Yesu we. Yagiye utaratwigunga mu maso y'Imana, usanga bakumva tukundi cyangwa bakakwitirana. Nibwo Imana igutetuye igukuye mu kagarati, uwo munsi wari igikivuga uko kwizera.
ijambo kumugaragariza reka dutege ubwana b'igitabo Yuda Taribo nakurusha gusenga nawe ntakagutera ubwoba ntabwo ariko bisahura kuko ntagahora gahanze kandi nakurinda itariyo ku mwana aba yarahise ibyo ubona bikosame bigiye kubumba iminwa maze uritugira ijambo kumugaragariza Imana yakwibutsa aho utuye bazabimenya Imana yakwibutsa abakwanga bazagukunda abakunyanyagisha bahindukire basubiranemo umwati si jye wabivuze umwati si jye wabikoze maze bagusaba imbabazi kuko Imana izaba yakwibutse kumugaragariza kumugaragariza ndabibuka kumugaragariza kumugaragariza abatabara abagirira neza kuko ariko ayo mashimwe yakomera Imana data wa twese we yakwibutsa aho utuye bazabimenya Imana yakwibutsa abakwanga bazagukunda abakunyanyagisha bahindukire basubiranemo umwami si jye wabivuze umwami si jye wabikoze maze bagusaba imbabazi kuko Imana izaba yakwibutsa kumugaragariza ubarema ngo azaba ari ryari ngo azaba ari ryari abanyumvishe ko numva bari abantu b'inyuma batabyumva neza ngo azaba ari ryari ukurikije za kavukire z'iwanyu vuga ngo yego se nyine ukabuza ukuntu iwanyu nta muntu washyingirwaga ukabuza ukuntu iwanyu nta muntu ukora ubukwe ukabuza ukuntu nta muntu ukira ari ukuntu bahora basabiriza ari abantu bahora bahingira abandi wowe Imana ikaba yaragukuyemo umujyi ukaba warawufashe nawe ukaba ugeze ku rwego ugaburira abandi komera Imana amashyi uhagurutse rata komera Imana amashyi uhagurutse Imana yacu ni Imana ayo mashyi we Imana izabikora kumugaragara izuba rigize rite amajwi y'abadayimu mumwikirize Saverina ntabwo namwibagirwa ni mama Naome bamwita mama Naome Saverina ntabwo nabyibagirwa igira hino mbivuge uri hano nagiye twajyanye ahantu hafi Gatuna nari mfite umwana wa mbere ari muto ana arambwira ati uwo mwana ko yabonaga nakoze umurimo cyane bampaye indirimbo nyinshi nagiyeyo umva bankumbuye bampaye indirimbo nyinshi aravuga ati ndabona wana ni umwana ni muto nk'umwana muheke Yesu ndebye umuntu ugiye kumekera umwana ndebye ukuntu ameze ndabona naba ndi kumurushya none ndamugirira impuhwe ndavuga ni basi byihwe aravuga ati zana muheke none ikintu cyantangaje ni kimwe reka mbabwire Imana iduha imbaraga n'amavuta by'umwuka wera nimumurebe uko ameze uko afite imbaraga yahetse umwana none andusha kuririmba ndusha no kubyina mpitano niyo mpamvu ndamukunda Imana iguha umugisha wa mwana yarakuze agize imyaka 10 rero mukomere Imana amashyi kubera ko na n'isara cyavuga Imana neza Imana yo mwijuru imuha umugisha ndishima rero afite abana barangi bwanjye abana baransumba nawe urabyumva Imana ikora uko ishaka rero yamukoreye kimwe gusa gihindura izina rye gituma amenyekana mu isi yose Imana ikomeze iguhe n'ibindi ya modoka bagwaye nzaza kuyigendamo nasawa haleluya amen kwakira Imana yego kireye ngiye nanjye muri iyi minsi ndi umukristo hano mu Gashyekero naturutse ku mudugudu wa Rukamira paruwasi ya Cyegera ejo nibwo numvise umuntu wacu hariya hafi aho nubwo atari mu midugudu imwe ariko ni muri paruwasi nanjye rero ndashimira Imana kuko yankijije haleluya nafashwe nakijijwe muri 99 hanyuma maze gukizwa ndihuta sana itagira ishyari ahita neza uburwayi bwa kanseri nta mezi nk'abiri rwose anashize hanyuma mfatwa na kanseri ifata mu mihogo maze kwica abantu benshi njya mbibona agatangara Imana nkavuga ni Imana warakoze uramubona mbyina hari icyo Imana yakoze hanyuma rero ndivuza
narivujije ku rugero rufatika, narivujije kurumva nishyuye muri santere do sante tubyimba dutangiye kuza, ndinjira abaganga baramvura birabananira, bageze ubwo bantasitera banyohereza kuri kaminuza ya Butare kuri university. Ubu ngubu basigaye bagerageza kohereza abantu ahandi, ariko icyo gihe imbaraga zabo zarangiraga byabaga birangiye. Navuye na dogiteri Ntabumvura niwe wanyakiriye bwa mbere, aranyakira agerageza ibishoboka byose ngo arebe ikintu yankorera, ariko mutekerereje amateka yanjye n'ubuzima bwanjye bwari ubuzima bwa jyenyine n'abana banjye babiri, umukuru afite imyaka 3, arambwira ati rero ibi bintu nubwo nakubaga abo twabibaze barapfuye, kandi nanone nta nubwo twakubaga utagira ubuzima, genda haraho umwana mukuru mbwiye ko afite imyaka 3, ahari hazagira 6, uzapfa amaze kuba umwana, wenda uyongereho indi myaka 3. Anyemerera ko nzapfa, ntaha numva nzapfa. Ndagenda rero nakira gupfa. Haleluya. Ntabwo nigeze numva gushidishyano, numvise nzapfa kandi numva ni byiza, ariko numva cyane cyane ikintera ishema nuko namenye Yesu. Nabwiye Imana rero ndayishimira, ndavuga nti Imana ndagushimiye ko wampaye agakiza, nubwo napfa nta kintu byaba bitwaye, ariko wabasha no kungiza kuko nagiye numva ijambo ry'Imana. Urumva nari umwana muto mu gakiza ntaramenya byinshi, ariko icyo numvaga cyose naragifata. Nigira inama rero ndi mu nzira mvuye i Butare, iwacu urumva ni hariya mu murenge wa Kinazi, ahahoze ari komine Rusatira, ubu ni akarere kose ka Huye. Naratashye ngeze mu rugo, nigira inama ndavuga ngo ngiye kugenda nshaka imirimo mbego. Haleluya. Ndashimira umuyobozi kuko yayobowe n'umwuka w'Imana, kandi wakoze Imana igumugisha ndanawugusabiye. Nigira inama yo kureba ikintu mbahora ngo ntazambara ikanzu itagira, haleluya, itagira inyenyeri. Numvaga wenda nabonye agakiza zambara igikanzu kimeze nka kotori y'abanyeshuri. Burya abanyeshuri b'abakene inshuro nyinshi bambara imyenda itameze nk'iy'abakire, gihurutuye icyo bagukuriye ahantu nuko. Hanyuma nangerageza kujya muri korali, ariko njyanywe no gushaka imirimo. Haleluya. Muzagire iherezo ryiza, ariko iherezo rifite gahunda. Mva nkumbuye kuzapfa, nyine mva nzapfa, ariko mva ngiye gushaka ikanzu nziza. Nagiye ngiye gushaka ikanzu nziza, mba muri korali, mpageze ndababwira nti rero hari ikintu cya mbere bakinyakira, nabwiye ubu nzapfa. Ugiyewe nubwo nje ibintu muzagire ngo nje kubafasha umurimo igihe kirekire, sinzabavune n'ingererwa cyangwa siba, muzihangane. Barambwira bati nta kibazo, tuzihangana. Hashize imyaka 3 ndi muri korali dukora amatora, mu gihe bazanaga biriya bintu by'amakomite y'amakorali, rutondekane rw'abadirija n'abaperezida, ariko bisobanuye ukuntu amabwiriza ya ADEPR yazanye. Baratora, bageze kuri dirija abo barantora, barahagurutse ngiye umurimo w'Imana, nge nzapfa vuba. Baravuga bati reka bati turagutora, twagutora. Umubare uyoboye gahunda afata ijambo. Umusore nagaruke hano, uwambaye ishati y'umukara, nawe hagarara hano uvuge gatoya. Uyu narase ku ntego. Hanyuma afata ijambo, uwari uyoboye gahunda aravuga ati turapfike. Imana nishaka ko uyobora umwaka umwe cyangwa 2, nupfa tuzagaruka dutore undi, ariko umwanya ni wowe yimitse. Haleluya. Kuva rero hanyuma nari ndwaye, hanyuma Imana inkorera igitangaza. Uko wakize, uko nakize niko nshaka kubabwira. Nzira y'uburyo nakizemo. Iwacu haje abashyitsi, hanyuma tujya kubakira. Numvaga nyine ndi umuntu koko ushaka imirimo, ntabwo nigeraga niganira, numvaga nzapfa vuba. Hanyuma rero abashyitsi baje, nigira inama yo kujya gufatanya n'abandi kuzabasanganira. Ndagenda njya ku rusengero ndahirwa, ariko uwo munsi burya hari igitera Imana gukora. Umuntu umwe turahura, yari mwarimu w'umudugudu, banza atari yarigeze anyitegereza neza,
arandeba ndebye abona ntabwo meze neza, arambwira ati wabaye iki, kandi abikoraho byari bimaze kunkebera ijosi. Ikimenyetso cyasigaye mu ndangamuntu icyo gihe nafashe mu ndangamuntu n'ibyo bintu bifite. Ankozeho umubabaro uranyica, mwereka ko nta kibazo, ariko ndasohoka nca mu karyango nka kariya njya ku ruhande njya kubwira Imana, ndabwira ngo Mana, haleluya, iyo umuntu asuzuguye undi amukora ku itama, none jye nawe badukoraho ukicecekera, kandi wavuze uko udukozeho abakoze ku mboni y'ijisho ry'Imana. Ubu wakagasuzuguro ntukarambira, ntabwo wabasha kunyica cyangwa ubashe kunyiza. Wanyica ko nta kibazo, kandi wankiza ko ntazabivuga. Haleluya, ntabwo byashoboka. Ndihanagura, ntazwi numvise, nta n'undi muntu numvise avuga. Dore rero ikintu Imana yakurikijeho, uhereye uwo munsi nibagiye ko mfite uburwayi. Haleluya, narabwibagiwe, ndabyibagirwa, umwaka urashira, ibiri irashira. Ni ukuvuga ngo ubu ngubwiye ngo nakize iki gihe sinakikumenyesha, ariko icyo nzi muri 2008 nicaye muri korari narabyibutse. Muri 2010 nicaye muri korari narabyibutse, nikora basanga nta bihari. Haleluya, nta mukugira noneho nikoraho ndavuga numva nta bihari, nkora mu mugongo ndikayaka ahantu hose byaba byarimukiye, ko numvaga gukira ntabwo nabyumvaga, n'Imana ntacyo yari yarabimbwiyeho. Hanyuma mbwira umuntu twari kwicaranye, ndamubwira ngo ndebera bya bintu noneho ukuntu bisigaye bimeze. Aranyebuka, arandeba, kandi yari inshuti yanjye ariko nawe yari yarabyibagiwe. Arambwira ati nta bihari, barebye basanga nta bihari. Imana rero tuyikomera amashyi, yamukijije kanseri y'umuhogo. Imana ishimwe, ndashimira Imana rero yakoze byinshi. Umunsi umwe uzampe nzaguha umwanya. Goreti yavuze ngo kimwe gusa. Haleluya, haleluya. Basaho gatoya dusoze. Kubera ko umwanya ari mutoya, ibyanjye ni birebire nanjye, ariko muri njyewe gusa reka ndirimba akaririmbo gatoya gusa nsireho mbabwire n'ukuntu Imana ikora, nsoze niba iminota 3 yonyine. Sindi nimba banyemerera banzu babwire. hari indirimbo, iyi ndirimbo Nyirapascal, shyiraho mikoro. iyi ndirimbo Nyirapascal iririmba ngo hari banga kubatijwe, niyo nari naje ubundi nzi ko sinaje ko musanga muganga birangira ntanze kugira Imana ugati Imana mbabari ko musanze ahanga ntayiririmbe, arandi Imana irantanga irayimuhereza arayiririmba. Ndongera navuga ngo hari ku birenge byawe niho natabaye, amarira nazanye siyo nataye, nayo n'ubundi arayiririmba. Haleluya, niba nawe ubishaka oyamamara, Umwami Yesu niyamamare. Shyiraho mikorofone. Ayiwe, niba nawe ubishaka oyamamara, Umwami Yesu niyamamare. Niba nawe ubishaka Umwami Yesu niyamamare. Yewe mubyeyi, niba nawe ubishaka oyamamara, Umwami Yesu niyamamare. Nawe musore, niba nawe ubishaka oyamamara. sawa.
23 ngendana n'icyo kigeragezo. Haleluya! Shaho mikoro tukumve. Haleluya! Hanyuma narivuje ntako nahagize ngasengera abandi bagakira igifu nge ntabigenda, ngasengera abandi bagakira imigongo nge ntabigumana. Uyu munsi wa none nagira ngo mbwire abantu bose ko Imana yacu ikiza. Mu gitondo cy'uyu munsi none nakiza. Imana irasanga irambwira ngo igihe umaze narimbuye mu bitaro n'ubu nari kuwa mbere nari ndi CHK kugira ngo banyuze mu mashini menye ikibazo mfite, narigaga bikomeye cyane. Ariko mu gitondo Imana iranyiyereka isangisha indirimbo ya 253 irambwira ngo haleluya haleluya. Abantu bafite umwanya bazagombe bayirebe. Imana tuyikomera amashyi menshi tuyishimire. Imana irambwira ngo numimaraga ukanyemera guhaguruka aho ndi bugere hose ndashima. Niyo mpamvu nageze aha ngaha n'ubwa mbere mpageze, nari naje nigendeye ku ikoranabuhanga ariko ngera aha ngaha. Nyuma y'ibyo ngibyo byose mumere Imana icyubahiro, ntacyo namyenje nawe. Tuyishimire cyane, Imana irakora. Amen. Ikindi Mwuka Wera yambwiye sinava hadaseze sinagenda maramasa. Imana yambwiye ngo mbwire itorero ko Imana igiye kwagura. Irambwira ngo igiye kwagura ngo ndetse amahanga yose abimenye. Mbona amakamera, mbona bari kuririmba hari amakamera mu rusengero. Imana itanga abakristo benshi cyane.